Abantu benshi bamaze iminsi bambaza bati se kutadukoreye video ivuga kuri Luxembourg kandi ari igihugu gikeneye abakozi. Icyo nababwira nuko ntabwo nabirengagije, ahubwo iki cyari cyo gihe nyacyo cyo kuba nababwira ibisabwa kugira ngo ubone visa yo gukora cyangwa se ubone visa ya Luxembourg muri rusange. Icyo wamenya rero, Luxembourg ni igihugu giherereye muri Europe ndetse ituranye n'Ubufaransa n'Ubudage n'Ububiligi. Yes, ikindi wamenya kuri Luxembourg bakoresha Icyongereza, Igifaransa n'ikirimi cyo muri Luxembourg. Ibyo nibyo wamenya. Rero niba uri mushyashya hano, kanda subscribe, like, share, comment kugira ngo tujye tubana kuri video z'ubutaha. Nabwiye ko iyo ukanze subscribe, like, share ugakanda na comment ugakomantinga, uba ufite uburenganzira bwo kujya ubona buri gikorwa cyose gikorewe kuri iyi channel. Rero njye mugiye kubana nitwa Theophile, hano ni kuri Ndibanga TV Show. Luxembourg rero ni igihugu cyiza nkuko nyine mbabwiye, ni igihugu gikize. Yes, kirakize agereranije n'ibihugu biri muri Europe. Yes, ubwo icyo nakubwira rero nuko ari igihugu cyiza gifite abaturage bishimye n'ubuzima bwaho buroroshye, ndetse n'igihugu gitekanye cyane rwose. Rero niba ushaka work permit ya Luxembourg, kugira ngo ubone work permit nk'ibisanzwe, burya work permit aba ari ikintu gisanzwe. Yes, aba ari ibintu bisanzwe, nta bidasanzwe biba birimo, ntibazakubeshye ngo haba harimo ibindi bintu birenze. Ikiba gisabwa ni ukwishyura, then ugahabwa document, ubundi wamara guhabwa document uka-applyinga visa. Ni cyo kintu nababwira. Rero iyo ushaka work permit ya Luxembourg, icyo ukora usaba company zitanga work permit, zishinzwe gutanga work permit zikora muri Luxembourg, bakaba baguha icyo bita contrat y'akazi, accommodation ndetse na work permit n'izindi documents ziza ziberekeje. Nazisubiyemo kenshi cyane, umunsi ntabwo ndi buze kuzisubiramo, ahubwo nje kubabwira ukuntu wayibona. Wowe ikintu wakora, ubwira umuntu uri hariya hakurya, yes, uri muri Luxembourg, ukamubwira uti ese wamfasha kubona work permit, wamfasha kubona document, akagufasha iyo ari umuntu ubisobanukiwe. Cyangwa se iyo nta muntu ufite hariya hakurya, ngo nivuga umuntu, ushobora kuba ufite company, ushobora kuba ufite umuntu ku giti cyiwe, cyangwa se ushobora kuba ufite n'ubundi buryo ushobora kubonamo iyi work permit. Biterwa, abantu babona work permit mu buryo butandukanye, cyangwa se ugashaka company zishinzwe kwa-applyingira abantu, cyangwa se umuntu ku giti cye wakwizera. Yes, hari abantu baba bafite information, hari abantu baba bafite amakuru menshi cyane ku buryo ashobora kugatinga akabigukorera, ukabona ibyangombwa. Rero icyo nakubwira nuko work permit yaho, n'impamvu ntakunze kubivugaho cyane, work permit yaho irahenze. Yes, irahenze, iri hagati y'igihumbi cy'amayero n'ibihumbi 2,000. Urumva irahenze cyane. Ikindi wamenya kuri Luxembourg ni igihugu gihemba umushahara utubutse. Ni igihugu ku isaha bakorera amayero 13 n'ibice. Yes, noneho ukwezi umushahara fatizo w'ukwezi kugera muri 3 by'iyero. Urumva ni igihugu gihemba cyane kurusha za Holland, abantu bajyamo, kurusha za Serbia, kurusha za Hungary, kurusha za Romania. Ni igihugu kingayinga Ubudage. Buryo Ubudage nibwo buhemba amafaranga menshi ku isaha, ko bugeza mu mayero 23 ku isaha, ariko biterwa n'akazi ukora. Nanone ntuzumve ngo umuntu ngo ahembwa amayero 23 ku isaha, umve ngo ni buri umwe wese. Hari n'uhembwa 5 ku isaha bitewe n'aho akorera, hari n'uhembwa amayero 100 ku isaha bitewe n'ibyo akora n'aho akorera. Biriya rero buri babyita umushahara fatizo. Ni umushahara umuntu adashobora kujya munsi, ariko mu gihe ufite contract y'akazi. Apana abanyabiraka bo baradiringa uko babishaka nyine. Hari n'ukorera amayero 500 ku isaha, biterwa n'ibyo akora kandi bigaterwa n'abantu akorana nabo.
ibyo ntimukabitindeho. Niyo mpamvu uzumva umuntu akubwira ati ngiye nkorera 10,000 ku kwezi, undi akubwira ati barakubeshya barabahemba 800, undi akakubwira ngo urebye ngo wakorera 3,000. Ibyo byose ni ibintu ubundi buri muntu atera inkuru cyangwa se umuntu avuga inkuru bitewe n'ubumenyi afite. Yes, ibi ndi gukubwira biterwa n'ubumenyi bifiteho. Hari n'undi uzaza akakubwira ibyiwe bitewe n'ubumenyi nawe agize ute abifiteho. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo ntabwo ushobora kugenda ngo uvuge ngo uzi ko bari abantu ubahemba gutya na gutya mugende ahubwo buri muntu wese akubwira umushahara bitewe n'uwo yinjiza cyangwa se bitewe n'ubumenyi afite. Icyo nicyo nababwira. Ikindi rero maze kubabwira iby'imishahara, akazi ko nagasanzwe. Muri Luxembourg haba utuzi twinshi cyane, utuzi tw'ubwubatsi, two gutwara, two mu nganda, ibintu nk'ibyo, amahoteli, ibiki byose, ariko biterwa nyine n'igihe wamaze, biterwa n'ubumenyi ufite, bigaterwa na kampani yaguhaye linze. Yes, rero icyo nicyo nababwira kuri Luxembourg. Visa ya Luxembourg yo igura amayero 80 nk'ibisanzwe. Yes, igura amayero 80 nk'ibisanzwe. Requirement za visa zo murazizi, nabizivuze kenshi, burya requirement za visa aba ari zimwe mu bihugu byinshi byo muri Europe. Ikindi nababwira ni uko buriya Luxembourg ni igihugu gitekanye cyane, ni igihugu gikize, ni ahantu ushobora kujya ugakorera ntiwicuze. Ikindi, embassy ya Luxembourg iba Senegal, ariko muri Kenya haba icyo bita High Commission. Yes, cyangwa se abakonsila. Yes, ubwo ushobora kwa-applyinga unyuze muri Kenya cyangwa se ukajya Senegal. Iyo ushaka embassy ujya Senegal, ariko akenshi na kenshi umuntu ushaka visa mu buryo bwihuse ajya kuri embassy. Ikindi ni uko visa yaho iratinda, twara hagati y'ibyumweru 4 n'ibyumweru 16. Yes, ubwo ni ukuvuga ngo ushobora kwibona hagati y'ibyumweru 4 n'ibyumweru 16. Niko biba bimeze kuri visa yabo, ariko icyo ni ikigereranyo. Nabwiye yuko ibintu tuba tuvuga ni ikigereranyo, ntabwo ari ihame. Hari igihe ushobora kuyibona mbere, hari igihe ushobora kuyibona itinze igafata bya byumweru nakubwiye. Yes, nuko rero gahunda zimeze. Niba ushaka kujya Luxembourg ushobora kwa-applyinga work permit, ushobora kwa-applyinga akazi, ushobora kwa-applyinga student visa, ubwo ni visa yo kwiga. Ushobora kwa-applyinga visitor visa mu gihe ufite icyo bita travel history. Ko nabwiye yuko umuntu ujya gukora visitor visa cyangwa ujya kwa-applyinga visitor visa aba yize travel history. Travel history nabwiye icyo ari cyo, ni ukuba usanzwe utembera, nta kindi. Niba uri mu kerarugendo ukaba ufite amavisa muri passport, ukaba ufite ikarita y'ubukerarugendo, wajyayo. Ariko ntuzategereze Schengen area cyangwa se muri Schengen countries kuzajyayo gutembera from nowhere. Ugomba kuba ufite background, ugomba kuba ufite ikigaragaza ko usanzwe ubikora. Ikiro nicyo wamenya kuri Luxembourg. Ibindi ku bindi bisobanuro ushobora kunyandikira kuri WhatsApp. Nsoza iyi video mbabwire ngo hari abantu benshi bampamagara simbitabe. Kubera iki? Mbafite akazi, nubwo mba nkora ibiganiro ariko mbafite ibindi bintu nkora mu buzima bwa buri munsi. Bafite abakiriya banjye ngomba gufasha. Yes, rero iyo umpamagaye birangora kuba nabona umwanya, ariko bikanyorohera iyo unyandikiye kuri WhatsApp. Ushobora kutagusubiza none ahangaha, ariko muri cya gihe numva ndi free ushobora gusubiza message yawe. Nabona ari ngombwa ko nguhamagara nkakwihamagarira cyangwa se nkagusaba kumpamagara. Rero nicyo kintu nababwira, ntazagire umuntu ugira ikibazo nuko ntamuvugishije cyangwa se nuko ntamwitaba.
nanjye bafite ibintu byinshi ndi gukora, kandi mwe mwumva ko muri abantu b'icyubahiro kuri ngewe mbubaha. Imana y'amahoro ibandindire icyumweru cyiza ku bacyemera ndetse n'abemera Imana. Murakoze cyane, see you.